icyo gihe intangangabo rero iyo zisohotse zigasanga ya ntangangore muri ya minsi ibiri yayo yamaze kurekurwa itegereje intangangabo, icyo gihe hari amahirwe menshi yo kubyara umwana w'umuhungu. Abantu bakora imibonano mpuzabitsina kenshi gashoboka bashobora kuyikora rimwe mu minsi ibiri, abo ngabo bashobora kugira amahirwe yo kuzahuza n'igihe ya ntangangore yasohotse hanyuma itegereje intangangabo. Guys, ndabasuhuje nanone nk'uko bisanzwe, n'ubundi tubagezaho amakuru, tukabagezaho showbiz, ariko nanone ntabwo tujya twibagirwa kubagezaho n'amakuru y'ubuzima. Amakuru y'ubuzima ni ingenzi kuko ugomba kubaho ufite ubuzima, ufite imibereho myiza, kugira ngo n'amakuru yandi ugenda umenya ubashe kuba hari icyo wayakoresha. Ariko udafite ubuzima, udafite ibyishimo by'ubuzima, nta na kimwe ibindi byose byaba bimaze. Nubwo wagira amakuru 100% ntacyo byaba bimaze. Aka kanya rero hirya no hino usanga abantu bibaza bati ni iki nakora kugira ngo mbashe kubyara umwana w'umuhungu. Abantu benshi muri iki gihe baribaza ngo bigenda bite kugira ngo runaka abyara umwana w'umuhungu, runaka abyara abana b'abakobwa gusa. Kandi ababyeyi benshi buriya ngo baba mama baba bishakira abana b'abahungu, cyane ko abana b'abahungu buriya ngo nibo ngo bazungura base, cyangwa se nibo ubona ko baba baje bakeneye cyane kuko ngo bahagarara mu kimbo cya base. Ibyo rero bikagorana mu babyeyi benshi, bakagenda barogereta, abandi bakagana mu masengesho, abandi bakagana mu butayu bagiye gushakisha Imana ngo ibafashe mu buryo bwo kuba babyara abana b'abahungu bifuza cyane ku rwego rwo hejuru. Ufite abana b'abakobwa usanga arira ayo kwarika ati wampamo n'agahungu, ariko noneho bose muri rusange baba bifuza kubyara ibitsina byombi. Twebwe rero tugiye gufata kuri uru ruhande ruvuga ngo ni gute nshobora kubyara yenda ibitsina byombi, nkaba nabyara umwana w'umukobwa. Akenshi nibo baboneka kuko umwana w'umukobwa kuvuka ko biroroshye, hanyuma abana b'abahungu bikagorana. Nibyo mpamvu usanga ku isi dufite abahungu cyangwa se abagabo ni benshi pare raporo y'abagore. Bigenda bite kugira ngo rero havuke umwana w'umukobwa cyangwa se havuke umwana w'umuhungu? Ese wowe n'uruhe ruhare wabigiramo kugira ngo bize kuba byagenda neza? Tega amatwi, icyo ukora wowe ukande subscribe kuri iyi channel yacu TZ TV. Nzanye nkwibiramo utuntu tw'udutips ku bintu bijyanye n'ubuzima, ariko kandi n'ahandi tugenda dufataho mu zindi secteurs z'amakuru agiye atandukanye nka showbiz, politike, n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri ababyeyi babiri cyangwa se abantu bashakanye babiri tubizi neza ko aribo bemerewe kuba bakora imibonano mpuzabitsina kugira ngo babashe kubyara abana, kuko kubaka urugo ni ukubyara urugo rukagirwa na papa na mama ndetse n'abana. Byaba byiza bakaba ari abana b'ibitsina byombi. Murabizi neza ko umuntu bamubwira bati urakoze gushaka, ariko kandi uzabyare hungu na kobwa. Baba bivuze ko bamwifurije kubyara abana b'ibitsina byombi, abahungu n'abakobwa, kugira ngo urugo rugende neza, babeho mu byishimo bafite abana babo b'ibitsina byombi. Aba babyeyi babiri ni iki kintu bakora kugira ngo babashe kubyara umwana w'umuhungu, dore ko umwana w'umuhungu ari we akenshi ukunda kuba agoranye ndetse agateza na saga hanze ahangaha, cyangwa se abantu bagakomeza kwibaza n'iki bakora. Ikintu cyakorwa rero, murabizi neza ko umugore ahanini kugira ngo habeho gutwita, umugore niwe muntu ubanza kuba yagira gute, yasohora intangangore. Intangangore ubwo isohoka ryari? Intangangore y'umugore isohoka muri cya gihe yitegura kuba yajya mu mihango. Buriya intangangore deja iba yamaze gusohoka, hanyuma igihe cy'imihango burya intangangore iba yapfuye, bategereje intangangabo iza kugira ngo yisange, hanyuma bikora umwana. Icyo gihe iyo ntangangabo iyo itagezemo ngo bihuze bikora umwana, nibwo umugore ajya mu mihango, iyo ntangangore ikaba yapfuye. So igihe rero umugabo akoze imibonano mpuzabitsina n'umugore, mu gihe ya ntangangore yasohotse, mwibuka neza ko intangangore isohoka ikamara iminsi 2 ikiri nzima itegereje intangangabo. Nuvuga ngo niba umugore agiye mu mihango uno munsi, bivuze ko uyu munsi kuwa gatandatu akaba ari bwo umugore agiye mu mihango, bivuze ko intangangore iba yasohotse ku munsi wa 4. Kuwa 4
ikaba aribwo yasohotse, hanyuma ikamara iminsi 2 igitegereje intangangabo. Icyo gihe muri iyo minsi 2 rero iyo umugabo abashije kuba yakora imibonano mpuzabitsina n'uriya mugore wabashije kuba asohora intangangore ikaba itegereje intangangabo, hari amahirwe menshi yo kuba babyara umuhungu, bitewe n'uko intangangabo zizabyara umuhungu n'intangangabo zizabyara umukobwa ntago bigenda kimwe. Bavuga ko intangangabo ziba zirimo amoko abiri, harimo izizabyara umukobwa n'izizabyara umuhungu, ariko none izizabyara umuhungu ngo ziruka ku muvuduko wo hejuru cyane, zigasiga intangangore zigasiga intanga zizabyara umukobwa, zikihutira gusanga intangangore ya yindi yasohotse mu minsi 2 itegereje intangangabo. Icyo gihe intangangabo rero iyo zisohotse zigasanga ya ntangangore muri ya minsi 2 yayo yamaze kurekurwa itegereje intangangabo, icyo gihe hari amahirwe menshi yo kubyara umwana w'umuhungu. Mu gihe za ntangangabo ariko zifitemo kubyara umwana w'umukobwa, ziba zikiri mu nzira zigenda gake gake kugira ngo zizakore urugendo rugera ku ntangangore bibashe guhura bibyare umwana w'umukobwa. Icyo gihe rero icyo biba bisaba ni iki? Nuvuga ngo abantu bakora imibonano mpuzabitsina kenshi gashoboka, bashobora kuyikora rimwe mu minsi 2, rimwe mu minsi 2, rimwe mu minsi 2. Abo ngabo bashobora kugira amahirwe yo kuzahuza n'igihe ya ntangangore yasohotse hanyuma itegereje intangangabo. Noneho kubera ko n'intangangabo zizabyara umwana w'umuhungu zihuta kurusha intangangabo ariko zizabyara umukobwa, zikaba zishobora kugenda zigahita direct zirukanka zigahita zinjira muri ya ntangangore yasohotse, hanyuma bigabikora umwana w'umuhungu. Ibyo bitandukanye rero n'umuntu ushobora gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe wenda rimwe mu cyumweru, rimwe mu kwezi se, kuko biragoye ko ashobora kuzahuza na ya ntangangore iba yasohotse itegereje intangangabo mu gihe cy'iminsi 2, kuko ashobora kubikora agasanga ahikoze mbere y'uko ya ntangangore isohoka, cyangwa se akisanga bikoze ya ntangangore yarasohotse ariko yamaze gutambuka, yamaze gupfa. Cyo biba bisaba rero hanini, usibye ko uruhare rw'Imana yo mu ijuru rutagomba kwibagirana, kuko yo niyigena byose. Nanone nyuma y'imbaraga z'umuntu cyangwa nyuma y'umuntu byose yakora, Imana yo mu ijuru niza iteraho sinyatire kavuga ati okay ndavivuye. So mwebwe rero nk'abantu bashakanye cyangwa se bakeneye kubyara umwana w'umuhungu, uruhare rwabo ni rumwe gusa, ni uko kwifata neza, ni kwa kumenya iminsi yabo y'uburumbuke, ni kwa kumenya imirire myiza ishobora gutera imbaraga izo ntangangabo cyangwa se intangangore, ariko kandi hakabaho no kuba bashobora gukora kenshi gashoboka imibonano mpuzabitsina kabiri mu minsi 2 cyangwa se rimwe mu minsi 2, batagetinga ko bazahuza neza na ya ntangangore yasohotse, noneho bigahita bihuza n'intangangabo zikirukanka zigahita zigenda, cyane ko intanga zizabyara umuhungu arizo zihuta kurusha intanga zizabyara umukobwa, noneho zikagenda zigahita zinjira direct zisanga ya ntangangore nayo yarasohowe yari itegereje, noneho bigahita bikora umuti, bigahita bibyara umwana w'umuhungu. So hasigaye rero n'ibindi ugenda ubimenya gake gake, ariko ako nakabanga kamwe nkwibiye ushobora gukoresha kugira ngo ugerageze kuba wenda nawe wabyara umwana w'umuhungu niba waramubuze cyangwa se umwifuza, niba se waribyariye abana b'abakobwa benshi ariko ukeneyemo agahungu. Ndumva niyo systeme wakoresha nk'umuntu, imbaraga z'umuntu nicyo cyonyine wakora, nta kindi. Ibisigaye ukabirageza Uwiteka akaba ari we uzateraho ubundi umwana w'umuhungu wawe akaboneka bikagenda neza. Ntibibagirwe gukanda subscribe, usharinga ikiganiro kandi udusigire n'igitekerezo munsi.